Imana babyina benshi nimba badakora ni ibidendezi. Kumenya ijambo ukaminuza kuri theology etymologique ngo mu Giheburayi ijambo riravuga gute, no mu Kigiriki ngo no mu Kiarameya no mu Kinyarwanda ngo ni Cyongereza cya Anglo-Saxon ngo ni Gifaransa français courant ni ya Louis II n'iyindi byose ugacanga ibitabo kabihuza. Ariko nimba ritacuze ngo ni ikidendezi cy'amazi. Reka nkubwire tuzahinduka ari uko twabaye abandi, tuzahinduka tukimeze gutya. Tuzahinduka kubera ko twibutse mu mudugudu n'akagari no mu isibo. Tuzabanza gukomera hanze ngo abantu babimenye dukunda twira imbaraga. Tuzazigira tumeze ukunguko. Uko umuntu apfa ameze gutya ni nako akira ameze gutya. Uwo mutsima wari usanzwe wawusangira ariko hinduka ifunguro ryera. Mujye mubigenza gutya kugira ngo munyibuke. Nawe yashize umunsi w'urwibutso. Icanyuma bari bahuriyeho. Bombi baragaragaye bamaze gupfa. Mose yagaragaye ku musozi. Yesu yereka abigishwa be ngo iminsi 40. Ico yabigisha gura kizi pasteur utekere. Baduhaye ariko natwe tuza gusoma igitabo cyo kuva ahandi yasomye nti tusoma henshi. Mana niza kuduha kandi yabikoze iraduhumugisha. Wenda tuvuga ibirenze byo twasomye ariko duhereye nanone kuco twasomye 33 n'umurongo wa 13 ariko reka duhere ku 12. Mose abwira Uwiteka ati dore uje untegeka uti ijana ubu bwoko tumenyesha uwo udutumanya. Ariko waravuze uti kuzi izina kandi wangireho umugisha, kuko nimba ureba umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbona uko ndushaho kugiriraho umugisha kandi wibuke yuko ubwoko ari ubwawe. 13 nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbona uko ndushaho kugiriraho umugisha kandi wibuke yuko ubwoko ari ubwawe. Seigneur des anges, nous te sommes reconnaissants ce soir. C'est pas un jeu fictif, c'est un moment purement crucial que tu dois utiliser pour notre petit juste compte. Tu nous as ressuscités parmi les morts. Nous étions presque inexistants et absents dans ce monde matériel. Pourquoi pas spirituel? Mais avec ton honneur que tu nous as donné, sa date de longue haleine, nous sommes vivants dans Jésus-Christ qui viendra au moment où porte nous récupérer sur cette 3e planète Terre. Je suis sûr et certain que ma présence ici ne doit pas passer inaperçue. Absolument pas. Tu dois l'utiliser tel que tu le fais toujours à l'accoutumée. Tu ne peux jamais m'abandonner sur mon propre sort. J'en suis convaincu et je le resterai jusqu'à la fin des pites. Je condamne avec toute la dernière fermeté tout ce qui devrait s'opposer à ce que je voudrais encore dire. Et les membres, je suis en train de piétiner, d'éliminer, de faire trembler avec l'autorisation qui m'a été faite, ça fait très longtemps, avant même mon existence matérielle et physique. Je suis en train de lancer cri d'alarme afin que la parole qui a été faite chère, pleine de grâce. Nous avons contemplé ta grâce semblable à celle du Fils unique venu du Père. C'est pourquoi nous devons piétiner, nous devons éliminer. Je manque les vocables utiles à la place qu'il faut. Mais j'aimerais tout de même te rappeler, tout en sachant que tu n'es pas en aucun cas oublié, tous les pouvoirs que tu nous as offerts, ça fait très longtemps. C'est pourquoi nous ridiculisons pendant 1000 ans. Nous détruisons de faux à combre tout ce qui devrait s'opposer à la parole de Dieu. Sur ce que tu m'as donné, nous te sommes reconnaissants encore une fois de plus pour cette opportunité. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nongeye gushima Imana ko iduhaye umwanya mwiza. Hari igihe umuntu yibaza icyo agiye gukora ugasanga cyakagombye gukorwa n'abandi bari na hafi aho ngaho
kuko umuntu ntamenye icyo afite ukimenya wageze kuri tere. Ujya kubwira umudogiteri ngo nakubwira ibyo yize mu muhanda ntiyabishobora, ariko yubaraye hejuru y'umurwayi arimo mubaga cyangwa muvura indi ndwara ihwanye n'izo yigiye, nibwo umenya ko ari umuganga. Kiwahura n'umuntu wize imibare ngo ayikubwire mu muhanda, ayimenya ari uko ikizamini cyaje cyangwa muri serivisi akoramo. Hari igihe wikabakaba ukavuga uti se n'iki mfite ko ndacumva, ariko wageraho gikorerwa bikatangira kukuryaryata. Iba umuntu ntipfa guseruka hatabonetse ibi bivumbura. Uko niko kuri kw'Imana. Ngize iminsi ndibaza ivuga butumwa ngira niryo nawe ugira, kuko umuntu wese bashize ku gatuti adacitswe ngo avuge bitari byo, azi kuvuga iby'Imana. Kandi amagambo dukoramo amakosa si ubutumwa bwiza, ni amagambo yacu kwiti cyacu. Uzabukirukirane neza. Amagambo abantu banyuza kuri WhatsApp sayi ijambo ry'Imana, ni ibitekerezo byacu tuba dufite, nibyo bitera amahari mugane w'abarundi impaka mu bantu. Uzabikurikire namwe. Ariko ibyanditswe byera tizatera impaka, kuko ni ibyera nyine Pawulo yandikiye Timoteyo ngo ibyanditswe byera byose ngo byahometswe n'Imana, kandi ngo bigira umumaro w'ibintu bine. Cya mbere ngo byigisha umuntu, icya kabiri ngo bikamutunganya, icya gatatu ngo bikamwemeza ibyaha bye, icya kane ngo bikamuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashite afite ibimukwiriye bihagije, aba niteguye gukora imirimo yose y'Imana myiza. Nkaba rero mbasaba twese dufata mikrofone ahangaha twige kuvuga. Pawulo yabivuze neza, ndavuga ku basore. Abasore Imana ibaha umugisha, ariko n'abasaza baracikwa. Iyo banacitswe bacikwa nabi. Twese turacikwa, ururimi ruranyerera. Ariko bibaye byiza, Pawulo agiye kwandikira abasore, yandikiye Timoteyo. Yari umuhungu utarengeje imyaka 20, kandi mu Bayuda umwana muto ntibamwemeraga, bemeraga bakambwa abashesha kangwe. Pawulo agiye kumwandikira aramubwira ngo ntiyagire uhinyura ubusore bwawe, ngo ahubwo bw'ikitegerezo mu bintu bitanu. Gutamba ni kwiza, n'amarangamutima meza. Ariko ibyo Pawulo yandikiye Timoteyo nibyo bikomeye, n'ubwo umuntu atatamba cyangwa yatamba akabitambiraho. Yaravuze ngo ube ikitegererezo mu by'uvuga, ni ngo nimuvuga kuko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kandi bazatungwa n'imirimo y'intoke zabo. Kuvuga setenari mu Gifaransa ni umushinga ukomeye ucika abantu kandi wananira. Ngo bicitegerezo mu ngeso zawe. Umuntu ashobora gukora byinshi ahangaha, ariko twitegereza ingeso tukamugaya tugeze hanze, tugashaka kumushima tugeza. Icya gatatu ngo no kwizera kwawe, wizere. Icya kane ngo no mu rukundo. Icya gatanu ngo n'umutima uboneye. Gukora ibintu bitatu: ngusome, nguhugure, kandi wigishe, guco giho nguzikizanya n'abakumva. Nari maze hafi amezi 2 cyangwa mbere yabwo, amezi ni menshi reka ndajye kuvuga 2, nibaza ngo niki nza kuvuga imbere y'abantu. Ese abantu bantumira banshira kuri afishe banciye iki? Ese barangenzuye baramenya? Nareba nabo duturanye, nabo nzi baturutse hirya no hino, baza kuvuga bakavuga n'ubushizi bw'amanga, ariko witegereza akabiri mwibwaya byinshi muko bateye. Hibaza ngo ese bizageza hehe? Tangira kugira ubwoba bwo kwigisha kandi nyantumirwa. Ibyo mbabwiye n'ubuhamya ni wacu kucumwere n'ibyo nababwiye. Nari maze hafi kwezi ntanabwiriza, kandi ndatenzwe kandi nta cyahanze, ariko ndimo nikoreza amahugurwa mu mutima. Umutima urambwira ngo nibikorera amahugurwa ngo araruta recyclage wakorerwa na rubanda. Umuntu ntajya kusorwa n'abandi, iyo agize umutima wo kwikosora nibwo atsinda. Ariko iyo abandi bashigiye kugukosora urubanza ruraba, nico gihe abantu batongana bakagira itiko. Ariko iyo wikosoye ubwawe biroroha. Atukuzwe. Sanga ngira amafuti agomba kubanza gucecekeshwa n'amasengesho. Umutima urambwira ngo hari ibihe bitatu abantu bagira Imana irabikunda cyane, nigeze kubivuga hano.
bisaba bituma mfata iminsi 3 ngo mbaze ngo Mana niki ubutumwa ijambo tuvuga riri mu iki. Ese abangabo bose bajya ku gatuti bo bakagira hiki. Imana dufashe dusobanukirwe n'icyo ngicyo. Ndabashimiye ubuyobozi bw'itorero mwongeye kuntumira. Imana ibaho umugisha. Herukano mu kwa 11 kandi naje ibyumweru 2 bikurikirana nanone ku butumire bwanyu. Ariko umutima warambwiye ngo nta muntu wagutumira wowe ubwawe udafite igitumutumirwa. Kiyagira umuntu wiyandarika bazamureka ntibazongera kumuturira. Hakika ya Mungu. No muri ubwo bwoba nari mfite suko udatumirwa. Nuko nisuzuma no kwisuzuma ngo ndebe uko mpagaze. Imana ishimwe kuko nawe utangira gusuzuma ubuzima bwawe. Usuzume ikucuranga. Imana yatanze impano. Uzi David hari igihe yaje cyanguga iwacu. Uyu muhungu azi gucuranga. Nuwo mubanjirije Imana yabahaye impano yemwe. Mwajya mujya mu masengesho mugatanga ituro kubera impano Imana yabahaye. Umuntu amenye icyo Imana yamuhaye yagitangira ituro. Kandi ugahora ushima kuko ari Imana yaguhaye gituma rubanda bafashwa. Kuko Imana itanga impano mu Kristo nta wibana nkakarwa. Oya. Bwana sifiwe nta bukristo bwa nyamwigenda aho bwigeze bubaho. Nije gituma na Yesu umwana w'Imana yashatse by'ubusi itsinda ry'abantu 12 bamukikiza. Agira na 70 yatumaga babiri. Imana itanze impano uyu muhungu adacuranze cyangwa undi uzi gucuranga. Ibyishimo nubwo bitari mu nanga. Ariko inanga ituma amaranga mutima ahuza n'urutuki rwakoze hariya kuri uya mututu. Bigatuma urugamba rushyuha kandi abantu bakarukundira icyarimwe. Yabivuze cyane umuhagarikisi Pastor Christophe ngo umuntu afashirizwa imirimo yose ikorerwa hano iradufasha. Mwagize neza kuntumira ndi inshuti ya Calvary n'ubushize mu apotre asengerwa narahangaha. Imana ibaho umugisha kandi mwinshi. Je vous en prie. Umuntu gutumira tagira ubwoba bw'ingaruka z'ibyo kuvuga hangaha ku gatuti. Aba yatangiye kukwizera. Ariko natwe nyine tuhave tudatumya abantu bagira izi ntekerezo kuzantongera kudutumira. Kubera amagambo tuba twavugiye hangaha. Gize iminsi mfite ubwoba kwivuga butumwa ko ndibona kuri WhatsApp kuruta kuribona mu mwuka. Tuzamura Imana yacu biganza. Hallelujah. Hallelujah. Temira avuga ngo kumenya ubushake ku buzima bwawe. Nabyibajije nsanga ni binini. Ni ubushake bw'Imana ku mwana w'umuntu nibwo bugize Bibiliya. Yose kuva mu itangiro ukageza mu byahishura. Ni iki Imana ishaka ko abantu bayimenyaho nico. Mu kuturema byonyine Imana yaravuze ngo tureme umuntu mu shusho yacu. Ngo niko yaremye Adamu ngo irema na Eva. Twasomye hano mu gitabo cyo kuva. Muri uko gutekereza sigaye numva ko ntakagombye kurenza isaha mbwiriza. Kuko n'ubundi sinzabirangiza. Ni ibice niko Paulo yavuze ngo duhanura ibice tukabwiriza ibice tukasirimba ibice ngo ibyuzuye n'ibyaza. Imice hagati zibwiriza ihungi. Dumu katika imani. Hallelujah. Sirasa avuze kuri Mose avuze ko utuntu ngatungaye. Mose niwe ngiye turavuga ibintu bibiri. Ndavuga isano Mose afitanye na Kristo. Nimara mvuge bumwe mu bushaka Imana idushakaho mu buzima bwacu. Bumwe si bwose nudukeregeshwa ni igitonyanga mu nyanja. Hari umunyabwenge wavuze ngo je suis comme un enfant à bord d'un océan, ramassant un caillou par-ci, un coquillage par-là. Mais le plus grand océan inconnu s'étend toujours. Je suis comme un enfant à bord d'un océan, ramassant un caillou par-ci, un coquillage par-là. Mais le plus grand océan inconnu s'étend toujours. Ngo meze nk'umwana uri hafi y'ikiyaga y'inyanja, ngutoragura utuye n'utundi, ngo ariko igice cy'inyanja kitazwi.
ngo ni kinini ku buryo umuntu adashobora kukirangiza. Nanjye ibyo natwe ibyo tubwiriza ni bitoya cyane, ni nko guhagarara ku nkombe y'ikiyaga cya Kivu. Wamenya aho gihekera kere turi mu ndege ni wapfa kugerageza, ariko nawe ubona igice kimwe ikindi yagisize ntaco tuzi. Umunyabwenge aravuga ngo je ne connais pas la millionième partie de quoi que ce soit. Ngo ibi bintu twibwira ngo turabizi, ngo ntituzi na kimwe cya miliyoni cyabyo. Umuntu uzi kuririmba kurya ngo ntazi n'igice cya miliyoni cyo kuririmba. Cyo cyatumye Yesaya yabivuze neza ngo uko twese twagaragaye nk'abanduye, ngo hereye ku bworo bw'ikirenga ukageza ku mutwe, ngo ndetse n'ibyo tugaragara nk'aho tubikiranukaho, ngo nabyo ngo ni ibizinga, ngo byuzuye, ngo ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Nucuranga neza ucuranze kimwe, ntunacuranze kimwe cya miliyoni cyo kinanga tuzumva mu ijuru. Hakika ya Mungu. Nuririmba nturirimbye kimwe cya miliyoni cy'indirimbo zaririmbwa mu ijuru. Nijo gituma uyu muntu amaze gukora umurimo wose agomba kuba umukozi w'imura mu maro, ntanatekereze ko ari igihangange n'igitangaza. Ibyo bizamufasha gukomeza urugendo rwo mu butayu. Asifiwe sana. Haleluya. Uyu mugabo uyu Mose yishe Munyegiputa si umuntu woroheje. Oya, yari umwe mu bakoresha b'imirimo y'uburetwa. Il était l'un des chefs de corvée. Muzumve neza. Iyo kuba rubanda rwa gisese ku muntu wo hasi, nta makuru yari kumenyekana ko abantu bo hasi barapfa, ibwami ntibabimenye. Yari umugabo uko yari umwe mu bakomeye ku buryo yapfuye ubwami burahungabana bashakisha uwamwishe. Muri ubu buzima bwa gikristo hari ibyo tugomba gukora. Abadayimoni n'imbaraga z'umwijima bikamenya neza ko haciye umuntu wagize icyo akoze. Niko muri ibyo yavuze ngo Satani n'abadayimoni ngo bazahunga mu maso he, abisi babagurano azaza ngo babature, ngo kandi amahoro azatwara isi, ngo azaca intambara zishireho, ngo ahindure ibibi byose kuba bishya, ngo icyampa akaza adatinze. Haleluya. Aho unyuze hagomba kugaragara inkuro sinzi nimba muyizi, nimba ari mu gisambu wanyuze, abanyuze bose bakamenya ko ari ikintu kinini cyanyuza. Tugenda utogera. Hakika ya Mungu. Haleluya. Dumu katika imani. Haleluya. Mose ikintu yakoresheje nico yarasanganywe. Reka nkubwire ko Imana iza kuguhamagara ikoresha idusanzwe ubwira wowe ubwawe. Atukuzwe. Haleluya. Umunsi Imana yahamagaye Mose niyo nkoni yakoresheje niki yarafite. Yesu umunsi yirukanye abantu bahumanyaga urusengero, tigeze atoragura umugozi kure ngo yewe utoyaho muzasome ngo arawuzingumera iki kiboko. Arababwira ngo nimukureho bino ngo mudakomeza guhindura inzu ya data ngo isenga ry'abambuzi. Uwo munsi ngo habaye igitangaza, ngo Yesu yagaragaye nk'umucamanza, ngo bahagaze imbere ugiye kubacira iteka, ngo nta giceri cyaguye umuntu yatoye, nta n'ihene cyangwa intama byaciye ikiziriko ngo byongeye gufatwa. Yesu ngo yahagaranye ubutwe. Yesu yakoze ibintu bitanga mbere ataratangira huduma, yagaragaje imbaraga ku bwo gw'ikana y'Igalilaya. Gitangaza nako naho mu rusengero agaragaza imbaraga. Uko amakwe y'ikana ni menshi, ariko ubwo Yesu yatashe nibwo buzwe, kuko uriya muhungu si washatse wenyine, ngo abandi barabapadiri. Ariko reka nkubwire, Yesu atarama. Bwana sifiwe. Yesu amenya umuvuga butumukorana n'Imana, akamenya umuririmbyi. Wose nuhumetse aravuga ngo rego ngo akase kindogobe ngo birundo nawe ntiyarabizi. Uko ibi dufite bimenyekana iyo twabicokoje. Iyo usenze n'icugume ugimenya ibikubamo. Umurinzi ko yavuze ngo ibihense ngo Uwiteka ngo bintarura mu mpagarara, ngo nigiraho datari, ngo muganyire ibyo nkenye byose, ngo mu bihe by'umubabaro ngo bimpumurize umutima, ngo nsinde ubukana bw'umwanzi, ngo mu bihe byiza byo gusenga. Igitero cya kabiri ngo ibihense ngo Uwiteka ngo binyemeza yuko subiza, ngo ategereje abana be ngo bamusanga bakenure, ngo ndamwihereje rwose kuko yampamagaye ubwe, ngo niringiye bwa buntu bwe, ngo nogeze ibihe byiza byo gusenga. Agiye gusoza aravuga ngo guhora senga Uwiteka, ngo kuje kumara umubabaro, ngo kugeza igihe nzageriwe, ngo mwirebere ngeze mu ijuru, ngo niyambuye umubiri upfa nambaye kudafiteka, ngo ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Turanga David, turanga tubone kubwisiga. Imana ihimbazwe.
Imana yacu ibiganza. Tumupepeye Bwana. Ngwino usenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Atevisa de brille en lingua. Taombla adime diverse. Sigai nasime. Atekite de vise de martecus. Changement de vise de ocate. Servite de vise de martevi. Entreteni de vise en prière. Migati batumije ku butike n'amafabiri migati 5 harakana kabizererana gahungaho. Ndashaka kubwira ngo icyo ufite n'ishimana ikoresha kugira ngo ukigire uriwe. Asifiwe. Inyanja yari hafi aho ngaho niyo yatumye Yesu atanga umusoro, atanga n'uwa Petero. Uwo musoro tiwatangwaga n'abatambyi, dutekere no. Tiwanatangwaga n'abami, no. Tiwatangwaga n'abahanuzi, no. Watangwaga na rubanda rwa giseseka bita mu gifaransa les hommes de la seconde zone cyangwa de bas peuple. Nibo batangaga umusoro. Impaka hariye abantu bagiye impaka. Abafana ba Yesu bati ntiyawutanga kubera ko ari umwami. Abatamukunda bati c'est un prophète très peu connu n'inzaduka. Ngo agahungu kavukiye mu mudugudu wuzuye ibyaha. Ariko ngo ntiyigeze akora ibyaha ngo habe n'umukori wabyo ngo ntibigeze umushokaho. Abandi batarawutanga kandi bari bamuteze ngo nawe utanga bamenye nyine ko ari rubanda rwo hasi. Nanone niyanga kutanga bamurege kwa Kaisari kuko yagomeje bataxateur batanga amafaranga. Baravuga bati nitumunyuramo uya mugabo azi gusubiza yarahetse kubasubiza. Ngo baraje baramubwira ngo ese izo mbaraga gukoresha bazikuye. Barabwira ngo se izo Yohana umubatiza akoresha yazikuye. Birabayoboye baragenda bariherera. Bamwe ati nituvuga ngo yazikuye ku Mana aratubwira ngo kitu tamwemeye. Nituvuga ngo yazikuye ku bantu baradutera amabuye kubera ko bazi ko ari umunyembaraga. Baraje bati ntitubizi. Yesu nawe arabwira ngo nanje simbasubije. Kubera ico gisubizo yari yabahaye banga kumunyuramo banyura ku mugabo w'inkonkobotsi wari utarakira umwuka ariko kandi uzi gutanga raporo kare witwa Petero. Imana igifata ibitugize hano muririmbyi yavuze ngo nibibi bitubamo ngo bikatugira imbohe. Imana imaze gucizo ngo yinizo mbohe idukoresha ibyo ishaka. Petero yarazi gutanga raporo yegeraga Yesu ariko akabitangaho ubutse. Hari abavuga butumwa bahubuka, hari abaririmbyi bahubuka, hari abapasiteri bahubuka, hari ababishop bahubuka. Ntawe ntunze urutoki ariko kandi ntawe ngize umwe. Uwahubuka wese ari muri ibyo byiciro abarizwa aho ngaho twese turacikwa. Petero ahita avuga ngo twawutanga. Icyo ntiyagitekereje. Yesu ngo abirebe aravuga ati tugiye gusebera aha ngaha ariko yibuka neza kandi ntiyari yibagiwe ko ari yaremye inyanja arema n'amafi. Nibuka umunsi Yona ngo agiye kujugunywa ngo mu nyanja yaravuze ngo Mana ngo nzi ko ari wowe waremye ngo inyanja urema n'ubutaka. Uzi cyatumye asenga gutya ni wowe waremye inyanja tugiye kurimbukiramo ariko urema n'ubutaka dushobora gukiriramo. Imana niyo yisha kandi gakiza ishiri kuzimu kandi kavanayo. Mu gihe turi mu ngorane zikomeye zaturenze tuye tuvuga ngo Mana turabizi ko ibibazo byaba ariko tukamenya ko n'igisubizo ari wowe wagitanga ufite byose mu biganza byawe. Yesu arababwira ngo nimugende mufate ifi ya mbere. Narababwiye ngo ntiyari ifi yari gishe burya niyo handi uhagarara muri banki witeguye gufata amafaranga yawe ari kuri konti. Usibye ibihugu byapfuye igihugu turimo cy'u Rwanda cyiza nticyakubwira ngo dufite amafaranga kandi uyafite kuri konti. Ariko hari hakurya haje banki buca yimutse n'ubu ntibazi iyo yagiye. Barahimana yo mu ijoro ari Bukavu haje banki microfinance yegeranya amafaranga y'abaturage kandi iri muri quartier irimo chef de quartier irimo n'abayobozi bose n'abasirika irakora umunsi umwe barakinga. N'uyu munsi ntibaramenyekana aho bagiye. Ariko muri gahunda izwi amafaranga ufite kuri konti barayaguha.
Imana yari ifite muri gahunda, muri konte y'urufi n'inyanja, yari ifite amafaranga igomba kwitangaho umusoro, agatanga no kuri Petero. Reka mbabwire bene data, atukuzwe. Imana igira imbaraga irenze cyane ibyo twebwe dutekereza n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga z'Imana zidukoreramo zingana. Tugaruke kuri no jambo. Navuze ngo Mose yarasangiye ibintu na Yesu bigera nko ku 15. Ndabivuga nihuta kandi simbitindaho, kuko mbitinzeho mwansiga muno, kandi sico canzanye, kuko ari je utaha ahatari iwanje, nije ugomba gutaha kare kugira ngo mpamenye. Sinda kwemera rero ngo ntinde cyane mugeze igihe mu ndambirwa, kuko sinaje ngo ndambirane, naje kugira ngo tubane neza. Ndamustari iyo mpamvu yanzanye, mbanje kwizibira amayira, kandi sinenda kwikira amayira, inzi kuyatemura ahubwo. Mureke tubanze tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Icyambere, Mose na Yesu bose ni nk'abacunguzi. Yesu yacunguye isi ayikura mu byaha, Mose yacunguye Abisiraheli abakura mu buretwa. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, Mose yaravuze ngo Imana ngo izabahagurukiriza undi muhanuzi ngo mu bwoko bwanyu ngo umeze nkanje, muzasome igitabo cyo Gutegeka kwa 2 ngo muzamwumvire. Mose niwe wabivuze, nzahagurutsa undi muhanuzi, Imana izahagurutsa undi muhanuzi umeze nkanje Mose, muri mwebwe muramenye muzamwumvire. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu, Mose yatinze mu butayu kandi abitewe n'ibibazo bya bene wabo. Yesu yamaze imyaka 3 n'igice, sivuga ngo agowe, ariko ahura n'abantu batumva. Icyakane ndimo nihuta, bose ngo barabahishe bakiri batoya kugira ngo batabica. Mose yahishwa Abanyegiputa, Yesu ahishwa umwami witwa Herode w'i Roma. Murabyibuka Mose bamuhishe, naratangaye. Imana iza kugukiza, abari bagiye kukwica ni bakugirira imbabazi. Ababyaza babiri barabayudakazi, Farawo agira ngo bazica abahungu bose bavutse, ariko yari bategetse. Ariko naratangaye ngo baze kuvuga aravuga ngo abagore b'Abayuda barakomeye, ngo baza kubyara, ngo babyara tutabizi, tugasanga bicaranye n'abana. Igihe cyo kwica abana si igihe yamubyaye, ni igihe ibisa byamufashe atangiye kumuzana, atareba humirije ababyara barabizi, nico gihe cyo kwica umwana. Ngo ariko abagore ngo barakomeye ku buryo badahumiriza, dusanga babyaye kandi twashobora kwica abana babireba. Abakristo bazi gusenga ntibagira akanya ko gushinyiriza, barakanuye. Satani abatera mu gitondo na nimugoroba, abaterera mu isoko no mu muhanda ukabimenya, aguterera ku nshuti ukabimenya, uko aguteye urakumva, kuko utahunikiye. Icyo mucumve neza. Haleluya. Habe n'intare y'indyanye tishobora kujya murebana, iratontoma kugira ngo umwijima uze mu maso werekereyo, ikurye itareba amaso, ariko ikanuriye tishobora kugufatira tontoma, ariko ntiyagufata. Ababa maso intare yakutontomye ni bangahe? Ko Satani ari mu gutontoma mu buryo butandukanye, tukabura iyo tureba. Ari mu gutontomera no kuri WhatsApp, twese tukayigwaho. Kandi mujya mugira ngo Satani aza iyo atera, rimwe aza yomboka, akaza mu byo ushaka n'ibyo ukunda, akinjira mu nshuti yawe ya bugufi, igira n'iki gufasha mu gitondo na nimugoroba. Hari umuhungu umwe narakumvishe kuri WhatsApp, hari ubwami bwahoraga ngo butegetswe n'abana b'abami, bakabatoza ngo kwiga igisirikare bakiri batoye kugira ngo bazayobore. Haboneka ngo indwanyi y'igitangaza y'umwana, ngo yakoraga imyitozo yakoresheje inkota ku buryo abadayimoni bagize ubwoba. Satani amubonye yiyita marayika, ngo atahutse avuye muri myitozo, aramuhamagara ngo musore hagarara nkubwira. Undi ati ntawe umbwira, mvuye mu myitozo. Undi ati ikintu ngiye kukubwira ndi marayika, kandi ngiye kukubwira ko amoko y'inkota. Wa muhungu yumve n'amoko y'inkota kandi ariza arwanisha, asa n'uciye bugufi, ati bankunyereka. Amwereka inkota amoko menshi, ngo bage aho bagira ubushuti, baza kugira mubwira ati wowe uzareba inkota gusa nta kindi wareba. Ati ndacari muto, wanyerekana ka filime.
arakamweretse, amwereka abakobwa bambaye nabi urukozasoni, amwereka za filime pornographique. Wa muhungu watangira kubikunda kuruta imyitozo. W'imyaka 10 ishize ngo yashize atacitoza, ngo asigaye amusanga mu rugo, ngo amwereke imipira filime n'abakobwa. Umunsi umwe ngo araza, baramubwira ngo ndasezeye yeni marayika kandi ndagiye. Undi ati kuje none uvuza induru widoga niki? Undi ati iri no joro ubwami bwawe burarangiye n'abantu bawe barabatikiza barabica uyu munsi. Undi ati niki kibiteye? Ngo nuko umurinzi wabo yasinziriye kandi sindi marayika ndi dayimoni. Ati kandi nushaka kungwanya haguruka. Wa muhungu ati kuko utanwanije wa munsi? Dayimoni aramubwira ngo wa munsi wari ugifite imbaraga ntaho naguheraga, nta muntu washobora kugutungana ngo gutsinda, ariko uyu munsi zaragushiranye ntawe utagutsinda. Ni WhatsApp, ni izi mvuga nkoranyambaga. Ese ntimwumva iryo zina? Urubuga nkoranyambaga ni ahantu hahuza abantu, si bibi. Kunda WhatsApp hari ibyo wigiraho, kunda WhatsApp ikwinjiza amafaranga, ariko reka gukunda WhatsApp kubera kurangara. Nurangara n'umwanya wo gusenga no gusirimba uzasigarira kugusirimba. Imana ntiyakwambura umuntu igisirimba, kuko na Satani agitereramo umuntu kubera ko nawe ni umusirimbyi ni n'umuririmbyi. Icyo guteraho ni umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Bose barahunze. Cyo ni cyambere. Yesu yahungiye hehe? Mu Egiputa. Ariko nizo mu bitangaza cy'Imana. Mose yakiriye hehe? Mu Egiputa. Cyo ni cyambere. Ariko igikomeye Miriam mushikiwe ngo niwe horaga ari kuri patrouille, ngo areba abantu bamusanga mu gishanga aho bari baramushize mu gaseke bamohe. Mwabagore mwe mwabavyeyi mwe mureke umere nka Miriam. Iyo Miriam ataza kuhaba amateka ya Isiraheli aba yarasibanye, kubera ko Mose wahagurukije abisiraheli bakura mu Egiputa yari kuba yarapfuye kera. Ariko patrouille irondo Miriam yakoraga niryo ritumye uyu munsi duhagaze aha ngaha tuvuga amakuru ya Mose. Yesu yahishwe iki? Yahishwe Herode. Abanyabwenge b'amago baturutse Burasirazuba bamaje kumuramya, kandi yari yababwiye ngo nimugende nimubona ari umwami mwiza muze kumbwira nanje muramye. Ngo bakikubita hasi umwuka arabwira ngo ntimusubire muri iriya nzira, kuko Herode afite umugambi wo kwica umwana. Mwigendere. Iryo joro Yosefu nawe ararota ngo hunga n'umwana na nyina ubatware mu Egiputa. Abo nibo hari abakijije Yesu, hari n'abakijije Mose. Nawe ufite icyo ugomba gukiza muri uru rugendo rujya mu ijuru. Umurimyi yaravuze ngo inzira iraruhije mwitange mutazananirwa mu kigenda, murya umutsima utera imbaraga munyo no ku mazi y'ubugingo. Agiye gusoza aravuga ngo nuko mukora imirimo yanyu ngo zajya mbafasha mu mibaba, hakika uwitanga nzamugororera, ndaza vuba umuseke utambitse. Icya kabiri ngo bose bamaze iminsi 40 basenga. Mose yamaze iminsi 40 ari mu butayu ku musozi wa Sinai, niho yamanukanye amategeko ari ku bisate 2 by'amabuye, ariko kubera uburakari abikubita hasi. Imana igiye kumwandikira n'amategeko iramubwira ngo sinkeremye ibisate by'amabuye, oya genda ubitoragure. Amagambo araba yanje ariko ibisate birabizaba. Iyo umuntu hari icyo yatakaje asigara atanga haleluya ye cyangwa y'Imana, ariko umutima n'umwuka aribye. Nicyo gituma bitahindura cyane. Pastor utekere haleluya mushobora kuntumira kenshi kavuga amagambo y'amuyoboke, ariko ntagifite imbaraga zanjewe. Niko abantu bameze. Esau niko yabigenje na Yakobo. Isaka ngo yaravuze ati ko numva hijwi hari irya Yakobo, ariko nakora ku mubiri kumva ari Esau. Iyo umuntu yashize imbaraga akora ibyo yarasanzwe akora, abikora kwa kundi, arashungerwa kwa kundi, abantu baraza kumureba, ayobora itorero neza, abigihangange. Ibyo avuga si kwameze. Fata ibisate by'amabuye wowe witoreye kwandikira amategeko nayanje, sinzayahindura, sinzivuguruza ndi Imana, ariko wowe warivugurusha umunsi yakubise hasi. Écriture y'Imana, materiel y'umuntu, ijwi y'umuntu, amagambo y'Imana
nuko ibintu bivanze wowe ukaba wowe iby'Imana ukagira akarizo uvuga tibikunde ntibifate tibihindure nawe ntibiguhindure. Yesu nawe yamaze iminsi 40 atarya atanywa cyakisi cyo ni icya gatatu ngo bose bacishikesheje inyanja. Mose yarambuye inkoni inyanja iratuya ubwoko burambuka. Niho handi Miriyamu yageze hakurya aririmba ngo nukuri farashi ngo nuwo yari heste ngo Imana yabiroshe mu nyanja. Aravuga ngo amazi ye ngo yatembaga ngo yemye nka kujya kwibirundo ngo imuhengere muri nyina w'inyanja ngo havuze ngo aririmbaga ko rasa ari kumwe n'abasaza biwe. Yesu nawe umunsi yaragiye Dekapoli kuko kandi kuzina kuje ntagushakaga Mana yanje turanga buke ya papa ni hahandi eleza mama niba ntaje uzamurizwe papa uzamurizwe Nikola Elia ikasimisa lulema na muzamula analenga molofo. Nikola Elia ikasimisa lulema na muzamula analenga molofo. Imani iba Nikola Elia ikasimisa lulema na muzamula. Imani hibazu Dekapoli urugamba batarusangiye. Ashobora kugwanya umugore ujye ucana akatadowa utagira n'itara akareka umugore w'ikizungerezi w'umukire w'umuherwe ujye uhinduranya ivuatiri guhindurana inkweto akamureka kuko ntace mutwaye. Adarwanye agapasiteri ko mu cyaro iyo kajya gutaha gacuramye cyangwa kazamutse akirengagiza igihangange gikomesha muri kapitali ya Etazi kuko ntace bimutwaye. Satani areba urwanya umurimo we ntareba ukomeye ukwize ico mucumbi. Yarwanya agakobwa kakaririmbyi katagira mikrofone kambaye ivyo abanyamugi banenga akareka igikobwa gitaha muri Prado cyo mu mugi muri kapitali ikomeye kubera ko nta bwami wa mukobwa ari burwanye. Hakika yamu baba daimoni babonye ko Yesu agiye gukora igitangaza Dekapoli nico cyatumye bateye wa muyaga na wa muraba ngo bimwice ataragera ku ntego. Ariko nta rupfurundi Yesu yari gupfa atamaniswe ngo yirehereze bose avuga ngo nimuze musange kuko noroheje mu mutima. Nta kindi cyari kumwica, nta wamugongaga mushobore, nta wamurogaga, nta sumu bamuramizaga, oya tibamurasaga, tibamwoheraga mu gikunduke. Murabyibuka ko bari bagiye kumwohera ababurira mu maso aragaruka bamureba ntawamufashe kandi aricyo cyari kibajanye. Ntawavuze ngo araducitse kubera ko ntirwara urupfu rwiwe. Reka nkubwire hari umunyabwenge wavuze ngo urupfu ruzakwica ngo ruguhisha izindi ngo rukazangira bakurasana tibakurase mu ciciro kubera ko uzicwa n'imodoka warwara kanseri ukayikira abandi yabamaze. Urupfu ruzakwica ngo rukurinda izindi mfu ruba rukwibikiye wowe. Yesu yari gupfa urupfu rumwe gusa ni ku musaraba akirehereza bose. Ahageze acishikesha inyanja nico nari mwamura bamwe ni mutuze. Igikurikiye bose bagaburiye abantu benshi. Mose yagaburiye ibihumbi yabivuze Pastor Serende. Yesu nawe yagaburiye ibindi bihumbi murabyibuka. Igikurikira bose bari bafite ishusho yo kurabagirana. Mose gihevaga mu kubonana n'Imana amanutse ku musozi wa Sinayi nta muntu wamurebaga mu maso yarindaga kwashira igitwikuruzwa igituma dufite intege nkeya nk'abakozi b'Imana uyu munsi
igituma abantu baduhangara bakatuvuga bakatureba bakadufunda intoki mu jisho nuko nta gitwike nta bwiza bukomeye bw'Imana bukidutwikiriye ngo abantu badutinye. Abisirayeli ntibarebaga Mose avuye ku musozi, ntizabagaho bose yitwikiraga ngo kugira ngo bamubone akagira gutyo. Hari imbaraga zagiye zidushiramo, abantu baragiye inka barabizi, cyane cyane ababaga ku ndondo. Hari inka zabaga mu gasozi bitango n'impogazi, nishishake zibe mu inka y'igihangange yica izindi kazimara, ariko iyo tahaga ikabyara bwaca mukazihuza. Mwabonaga izo yasize ku musozi ziyitegereza, zikabona yarahwabaye yarananutse, zigira ubwenge burya inka nubwo zitavuga. Zarayifataga kuyishamata, kuyiterura, kuterura akabumbu. Hari intege nke ziba mu muntu zituma avogerwa, zituma abantu bamutunga urutoki, zituma utugambo tuba twinshi. Sikindi hari kiba cyaragabanutse. Umunsi umwe imbaraga zashize muri Dawidi, akagabo kitwa Shimeyi karamutuka, undi kamutuka na rimwe kamutuka gakikiza n'umusozi kamutuka. Abagaragu batari ko kariya kantu twagafashe twagaca umutwe, aravuga ati mwitonde ahora hangaha kuki atantutse ubushize, birashoboka ko ari ngewe imbaraga zagabanutse. Akora ibintu bine. Reka babwira abakozi b'Imana tujye dukora ibintu bine cyangwa ibirenga, kuko imbaraga zagushira ugihagarikiye. Zanshira ngitanga ifunguro ryera, zanshira ngiye ugihagarariye Gosheni, zagushira ariwe pasiteri ushinzwe ikirunaka, zashira pasiteri ariwe wungirije, zikamushira ahandi ari kandi ntahave. Yantebe ntibayihindure, mikrofone ntibayihindure, haleluya ikaba yayindi, ariko imbaraga zigashira mu muntu. Umuntu ashira imbaraga igishamburiye, agihamagara ibiheko bikaza, ariko yarashize imbaraga. Ikikwereka nuko nyuma y'ibyo avugwa handi makuru atariho. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera kuki ku mbuto. Umuntu yashira imbaraga gitumirwa kuririmba, abantu bagakoka bakabura aho bicaye, yarashize imbaraga. Nshobora gushira imbaraga kiri umuvuga butumwa ndi kuri afishe ubuzi kuri nkenye cyangwa eshanu, ariko iyo nzibonye ngira ubwoba bwinshi. Petero umunsi ngo baravuze ngo nukuri nako Pawulo ageze irusitira ari kumwe na Baranaba, baravuze ati nukuri kw'Imana noneho abangaba bo ni nk'Imana, ngo bariruka ngo reka babatambira ibitambo. Imana yari izi kuvuga yari Zewu, iyindi itari izi kuvuga cyane yari Herume, bayitirira Baranaba, nayo izi kuvuga bayitirira Pawulo. Ngo ari kuya Pawulo ingoro y'ikigirwamana cyitiriwe Pawulo ntiyari ifite urusengero ingoro aho ngaho, ngo iyitiriwe Baranaba niyo yari ifite inzu. Ngo bazana ikimasa ngo batambire kabatambira Imana, ngo bituma bambura imyenda, ngo barasohoka baturumbuka bambaye ubusa, ngo muramenye we, ngo natwe turi abantu buntu we. Ngo gusa hari icyo tubabwira, ngo nuko Imana yacu itigeze ibazwa mu biti cyangwa mu mabuye, oya, ngo ni cyangwa mu nzara, oya, ngo ni Imana yahozeho cyangwa mu nyenyeri. Ni ku muririmbyi yaririmbye atukuzwe, haleluya, Imana ihimbazwe cyane. Bakora yongo ni barikizi bashurikaye, Paulo na Sila yahomukishwe kubarikizi mwivuga Mungu wa higuluwe atukuzwe, haleluya. Bana bashweka amaguru n'amaboko, bana babika yahomwe ibanda batahuluke gira bagende, hakika ya Mungu irikabasa munani za bushigi, barikizi yimba banayumvirwe na malayika anabayijira. Ko nibitangaza turanga papa, barikizi yimba banayumvirwa na malayika anabayijira. Ikisomeza cyo bakakola yaho mukishwe kubarikizi mwivuga Mungu wa higulu. Bantu reka gucuranga hakika ya Mungu. Ikindi kisomeza kikakoleka, inyumbizo shizikayiguka na malayika haleluya, Imana ihimbazwe cyane, haleluya. Omulaliza lilosiziyita banamubwira ngo utayiyite oyijilola ko turi hano, ko ndatangaye. Omulaliza lilosiziyita banamubwira ngo utayiyite oyijilola ko turi hano. Tuzamure Yesu w'i Nazareti, haleluya. Anayamiza ndetera kamole
anatibita no busime wingi anafukama mu maguru gabo ariko tuzamuri Imana. Haleluya. Igisha nangiye kubabwira anababuza banahamwitu nigire kutirina ningiziwe kushagazene halinde myakula no kuri kw'Imana banamubwira yemera data Mungu yaturi muhuna ataliwe ibiti kandirima we data wo kuri tuzamura Yesu yemwe. Haleluya. 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 Kanda. Haleluya. Imani. hari abantu bize medicine hano amashuri y'ubuganga batanga inama zivuga ngo umuntu agomba kunywa amazi mbere y'iminota 30 mbere yuko arya ngo cyangwa nyuma yayo yarangije kurya naho kunywa amazi urya ngo nukurusha igifu ariko mu rusengero
iyo musirimba musenga ni ugukiza igifu. Hallelujah. Ureka tu icyo gifu mvuze si cy'umubiri, ni ibitekerezo bigomba gukira. Mani himbazwe. Hallelujah. Igituma tutakirabagirana, umuntu wese atunyuza mu ijisho akatuvuga ibyo ashatse, si ikindi twarahwabaye. Cyo ni ikinyarwanda kitazwi cyane. Guhwabara si ukunanuka ngufi, ariko ni ukumva mu mwanya wari urimo ugata, ibiro bikagabanuka, uracyari munini, ariko bakwitegereza bakavuga ngo yarahwabaye, nta kintu nka wa wundi. Mu bantu bazi kureba umukristo wahwabaye ni Satani. Nibyo. Il a une intelligence sans précédent. Ngo agira ubwenge butagereranywa. Il a une logique sans défaut. Ngo agira ibitekerezo bitagira ikosa. Yagiye kujariba. Aza kugambira uwo mukundana kugira ngo ubushuti bushire. Abaza amakuru yawe akavuga narya y'indani yamenye kugira ngo umenye koko ko ari wowe bivuze. Azi guteranya. Ntajya ateranya yoroheje ku buryo uzatahura ko wateranijwe. Araguteranya ku buryo uvuga ngo ni ukuri, ngo nta wundi wamenya biriya, ngo atari kana kanabibwiye, ngo erego nyine ni umugome. Il a une logique sans défaut. Ngo agira ibitekerezo bitibeshya. Il peut changer toute situation à sa faveur. Ngo yahindura ikintu cyose ku nyungu ze. Ubuhangange ufite bwakugusha. Guciririka kwawe kwagusuzuguza ukagwa. Gutunga ibyamirenge wajya gusambanira mu gihugu kitari icyanyu, wakenda cyane ugahora uvumira Imana kugahera ngo yarakwibagiwe. Uzubyara abamwe mu bana bakakurusha, ukarira nk'ingumba. Ingumba ikarira ngo iyaba byibuze yari ibyaye ibirara, nawe uvuga uti wampereye ibirara iki? Ikintu cyose ngo agihindura ku nyungu ze. Hakika ya Mungu. Ujye ugira umugore utarize uti ni imponyora bitabo, wagira uwize akigurira jipe ukibaza aho yayikuye. Ariko nibitangaza n'ukuri kw'Imana. Hallelujah. Tekero fangena saulaga. Sanima seregor fergeni zaraya. Gako Dawidi ali agagira ariko ni naho tutambaye. Gako Dawidi ali agagira agakabira ugira itorero rinini hiri cyangwa kayandi ukabasuzugura abandi ngo ntibazi kuvuna. Nako. Wagira agatorero gato ukararurira ngo Imana yarakwibagiwe kandi warubwiye impano. Nukuvuga ngo Satani yakikugerageza, ariko nkugire gute? No guterura nta kindi cyo gushobora. Atukuze Kristo, tuzamure Yesu w'i Nazareti. Hallelujah. Nake metaoza figa ningandola kerivage. Utariko barandushikanisa gute? Ari je munyempano. Waririmba mu ikanisa bakuzamura. Uti bari kuzamuka nabo bazi kuririmba. Bawundi utarazamutse. Ngo ziriya ndimba ajya aririmba n'ingiye wazimwigishije. Ariko reka mbabwire, isi itandukanye n'ijuru. Nibyo. Isi ni ishuri, ubuzima ni mwarimu. Ayandi masomo yose mwarimu aguha ibizamine kubyo yakwigishije, ariko ubuzima ubanza gutsinda ibibazo by'ibyo utize. Nicyo gituma abahanga bo mu ishuri bananirwa no kubona amafaranga. Abasaga n'abaswa kubera ko abantu beza b'ubuzima bagatunga ibyamirenge. Umuveterineri docteur utekereza ko azakora ikiraro c'inkoko, ariko ngo babonye za miliyoni nka 30. Umuturage wo mu cyaro utazi korora agahera kuri 2 zamuhira akagera ku 10, agatangira kubaza aba veterineri babizi bwaca ka umuherwe. Veterineri ari umukene. Timutangare ko bazi ibintu bashobora kubiyoberwa. Hakika ya Mungu niko Yesu yavugaga ngo aba tous se scribe tous ces gens prêche machinalement, tandis que moi je prêche ce que j'ai vécu. Ngo ababigisha izo bazi, ngo ariko jewe nigisha izo ndivyo. Kuko nubundi ngo mu ishuri umuntu arara ubumenyi, ngo ariko mu murimo akamenya ubuhanga. Nta muntu ufite permis de conduire utarize pratique watwara imodoka.
nubwo yamenye amategeko y'umuhanda ariko utarayize agize imyaka 10 ajya akatangaha yaruha akamenyera n'amategeko atarayize ariko umunyamategeko ntiyamenye imodoka atarayize ukaba Kristo muka yarambwiye ngo bazi teori ngo ariko ntibagira pratique gusekereza we tuzamure Yesu w'Inazareti. Haleluya, haleluya. Hari umunyabwenge wavuze ngo abantu bazi ibintu byinshi ngo bakamenya ibintu byinshi ngo ariko bagakora bike ngo il devient une stagnation spirituelle. Quand vous connaissez beaucoup mon ami et que vous pratiquez très peu, vous devenez une stagnation spirituelle. Ngo iyo abantu bazi byinshi ariko bagakora bike bahinduka ikidendezi mu buryo bw'umwuka. Aba babyina benshi nimba badakora ni ibidendezi. Kumenya ijambo ukaminuza kuri theology etymologiquement ngo mu Giheburayi ijambo riravuga gute no mu Kigiriki ngo no mu Kiarameya no mu Kinyarwanda ngo ni Cyongereza cya anglo-saxon ngo ni Gifaransa français courant ni ya Louis II ni yindi byose ugacanga ibitabo kabihuza ariko nimba ari tacuzi ngo ni ikidendezi cy'amazi. Mu yandi magambo shima impano Imana yaguhaye tuyigereranye n'iyundi nuyigereranya uzasanga hari abakuruta ugira ubwoba wihebe cyangwa usanga hari abaruta ubasuzugure ugira ubwibone. Nudashaka kugira ubwibone rero Pasteur Espoir irebe Paulo yaravuze ngo uyu muntu asiganwa ngo arebe imbere uzareba mbutiyaje iba iyo umunyegari uri kuri rally ahindukiye. Umunsi umwe barambwe ngo abakristo ngo bateye mbutiyaje mu nzira ngo habe n'igari ryatuma ikamita genda iyo ryahagaze mu muhanda igare tiyarica hejuru. Rero ndirabwiye madame nti noneho kugira ngo ujye ukora neza ujye ukora ibibanza mbere ukora ibiheruka wihu ubirangirizeho. Ariko hari igihe mufata umwanya wo kudakora ibibanza mukabikora mu mwanya w'ibisoza igihe cyo gusoza mugakora na gatuna mwene ukiwicuye ugasohoka mu nzu bibagiwe na telefone ukibagirwa amaturo bari gutura ukajya uhamagara nta buhamagara kubera igitutu ukabantu bananiwe n'umurimo w'Imana bateye mbutiyaje muzo bakora. Ariko bureke tuzamure Yesu w'Inazareti. Haleluya, haleluya. Paulo keteweza ova Taila siwalato. L'estitation de probelis à la forme rigari. Con alizalabre des attaches de fer. Mestation de sortation. Tuzamure Yesu. Haleluya. Haleluya. Taila wala solo. Propéritation de probelis à la garde. Quelques testations des autorités. Yesu yarabagiranye umunsi yazamutse kuko sozi nimugoroba kandi pastor yazamukanye n'abantu batatu burya ahantu hose abantu ntibanganya impano. Nico gituma mu gisirikare mwinjira muri mungana mwese muri abarekuri umwe akaba general undi akisuye tena kandi bose bazi gufungura magazine bazi no kurasa. Hari intumwa zitigeze zivugwa. Matiyasi yavuze umunsi bamutoye avugwa n'umunsi yanze kwihakana Yesu aratsinda ariko hagataho tiyavuzwe havugwaga abagabo Petero na bene Zebedayo bombi bajanye na Yesu ibihe bitatu. Umunsi umwe ribo binjiranye mu nzu y'agakobwa ka Yayiro babona ko Yesu akubarara hejuru arakabwira ngo kakobwa mu Giheburayi bonyine nibo bajanye na Yesu kumusoza hamvuze kandi ngo bwari bwije cyari igihe cy'izuba ryakibera inka igihe cy'izuba bita ngo ni kirengarenga uzare no zuba ariko bije gute kandi nari nzi ko ndangiza vuba papa ariko reka mbikate nubundi sinenda kwividura hakika ya Mungu. Tuzamure Yesu w'Inazareti. Haleluya, haleluya. Paila wala solo tre. Ziriya ngaruka z'Abisiraheli zakomotse kuri Aburahamu. Umunsi yabwiye Imana ngo ese warambwiye ngo uzangira ubwinshi ngo bungane n'inyenyeri zo mu kirere ngo kandi ntagira umwana ngo keretse ari uyu Eliyazari w'Umudamasko hari uzazungura ibyanje undatoya umwana ukomoka mu rukigi rwawe aho ngo haye ikizamini uzane inka yiriza imaze imyaka 3 uzane ibuguma y'ihene imaze imyaka 3 uzane n'imfizi y'intama imaze imyaka 3 uzane n'ibyana bibiri by'intungura ubishagagure numara ufata ikizinzo wiruka ugurutse isazi cyangwa inkongoro ntikore ku gitambo afata ikizinzo inkongoro yagira ngo irakora ku murambo akayiguruta ariko ngo haze kuba igihe cy'ikirengarenga ngo afatwa ngo igihe ikirengarenga n'izuba rigiye kurenga
uko abakristo bapfuye kandi izuba ryari rigiye kurenga ngo ubwi inkongoro ntizazaga nijoro zitinya umwijima, asinzira neza hagati y'umuco n'umwijima ziraza. Nicyo cyatumye Imana imubwira ngo wabazagukomokaho ngo bazajanwa mu gihugu cy'uburetwa bamara imyaka 400. Ariko tekere ko bamaze 430. N'Imana yabeshye cyangwa ntizi imibare. Reka nkubwire, iriya 30 yarenzeho niyo Yosefu yarakiyobora bagikunza Abisirayeli. Iyo uburetwa ni 400. Imana ntishobora kubeshya. Iriya 30 ni ya Yosefu agihari bakimutinye icubahiro yarafite ngo amare gupfa himundi mwami. Uhera kuri uwo mwami niyo 400. Ariko aravuga ngo ariko namwe ngo nzabaho ubutunzi bukomeye nimuza gutaha. Cyatumye bacaginga kugeza no ku mayelene. Ryari izuba ry'ikirengarenga. Uwo munsi Yesu yazamukanye n'abigishwa be ngo ryari izuba ry'ikirengarenga. Batari kuyu mugabo w'intajya ruha. Ariko ngo bari bagiye kubona ubwiza bwa Kristo. Ngo bananirwa kwihangana. Yesu ngo aragenda afukama mu musenyi wostaga, ariko ngo ari imbeho yikorwaho ngo ntiyayitinya. Nico gihe Mose yaje na Eliya. Hakika ya Mungu. Haleluya. Nico cyatumye atukuzwa. Mani himbazwa cyane. Amen. Petero ngo yishure. Il a entendu un petit extrait. Nimumve kano kantu. Tiyigeze yumva amakuru, yumvisha akantu gatoya ka discours Yesu yagiranye na Eliya na Mose. Extrait murayizi? Ntimurabona iyo nyakubahwa perezida wa Repubulika yakoresheje inama. Iyo batangira amakuru tibashiramo discours yose. Bashiramo ijambo ry'ingenzi. Bakaza kuyavuga yose mu makuru nyirizina cyangwa bayarangije bati nimwumve ijambo rya nyakubahwa perezida wa Repubulika. Rya jambo banyuzaho niyo bita extrait. Petero nawe yumvishe extrait. Iyo abantu basinzire ntibajya bumva discours yose. Uko abakristo barasinzire, nico gituma batagira amakuru yose. Atukuzwe. Tuzamure Yesu binazari. Atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Petero ngo yumva kantu gato gusa atangira kuvuga amagambo atabaho. Asezeranya kubaka ingando 3 adafite umupanga adafite ibitatu hari mu butayu. Umuntu yakwiba nta matafari nta formo yari afite. Ese yubakisha giki? Umugabo umwe ngo yaranezerewe mu mwuka. Aravuga ati kiriya cyobo kiri hari ejo nzagisiba. Ngo buce bati kutagisibye. Ati mwongere musenge zambaraga zigaruke. Ati zambaraga nizigaruka zigiye navugiye ngo rya jambo. Niho nzagisiba. Ariko ubuzarashize rya. Mwebwe muza mwita kuzabaporo zari imbaraga zahandi. Ejo mu nabwiye abakristo biwacu ngo uko abantu tibakunda umuntu. Bamugira igihe kimwe bamugira amaranga meza mutima meza. Yahinduka akaba mabi. Uko nikuri kw'Imana. Uko espoir abantu umunsi igihe cy'abancawe abantu bakugira amaranga mutima meza. Cyashira akaba mabi. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Haleluya. Tuzakangwe n'amaranga mutima y'abantu. Uzakangwe nuko uteye wowe. Nibyo bizagutunga kuruta amaranga mutima. Yesu yararabagiranye. Cyo cyatumye Petero avuga ngo yubaka ingando 3. Igikurikira atukuzwe. Bombi bari totombewe na bene wabo. Abayuda baravuze ngo se ngo Imana ivugana na Mose Musa kugeza naho mushiki wiwe na mukuru we bavuga ngo yashatse umugore w'umupagani w'umunyetiyopiyakazi. Nigihe cy'abandi cy'Ababiramu, nigihe cya Kora, nigihe cya Dotani. Baravuze ati turarebana nawe. Imana ibwira Mose ngo ngiye kubica urupfu rutangira gupfa abandi. Abamose bahagarara, abanyu bahagarara hari. Ubutaka burasama. Habe nabo uruhande rwa Mose barirutse. Ngo bari bazi ko ubutaka bwose bwasamye. Hari umuntu ageze bakavuga ati kandi burasama hano. Kabageza burasama hano. Bariruka bose baturashize. Bati niki ubutaka bwasamye bwamiza abantu. Reka Imana ikoze ikintu gikomeye ari abanzi bawe, ari n'abakunzi bawe. Bose bamenye imbaraga z'Imana zikurimo. Iyi Imana yagukoresheje ari abagukunda ari abakwanga bose bamenye imbaraga zawe. Nico gituma habaho ibintu bibiri. Habaho kuramya no guhimbaza. Burya guhimbaza ni ukuvuga gukomera kw'Imana. Ushobora guhimbaza utayemera. Ariko ntiwaramya utayemera. Kuramya ni ikibazo cyo mu mutima. Guhimbaza uzaturuka kumenya uzi ku muntu. Ukamenya leta za Amerika ko zikomeye ariko utazikunda.
ukamenya ko Putin akomeye kumwanga, ariko komerera kumenya ko yarashe Donbass, ko yateye ikibombe muri Adivska, ko yafashe Kupiansk, ko yateye afite ibyo urabimenya. Habe na Zelensky arabizi, ariko aramwanga. Ndashaka kubabwira iki rero, hari igihe tuvuga ikomera kw'Imana ariko tutayifite mu mutima. Yesu nawe baramubatse umwana w'umubaje sikaga abasaza kandi gitangaza bajya bongorana ariko sabasaza ba muno gusubiye mwana uri kuvuga ariya magambo n'uwandi bavuga ko ari kanaka. Hari umwe wavuze amagambo ariko simvuga izina rye, utaza kuvuga ngo navugiye abantu hano. Umukecuru aramwegera ngo mwana we ngo umwuzukuru wa kanaka, ngo nukuri kw'Imana, ngo niyo waciye imigani myinshi manyamurenge, ngo niyo aya magambo yewe we ahera ku migani, naho Paulo yaravuze ngo imigani yose y'abakecuru ngo tigira agaciro, ariko we iyo bagenda ku migani, ariko muri ketazamuriye. Haleluya, Hallelujah. Mwinya nukuri niyo magambo mwana wanje we, ngo sogokuru wawe ngo niyo waciye imigani myinshi manyamurenge. Ahita gahuza ivuga butumwa ry'uwo mugabo n'imigani ya nyine sekuru. Yesu baravuze ngo se abasaza babatanze, ngo se akagahungu kavuze ngo ubuhanuzi bugasohoreho, ngo se si mwene Yosefu na Mariya bati none uyu mwana atasaze wo kwa naka nyine. Kanzihute sose sigaranye iminota nk'icumi gusa sose, kuko sinkivuze ibyo napanze byose. Intongera kwivugira hano ngo nzabivugira i Kampala cyangwa ahandi, ariko Imana nifasha reka mvuge bino bintu bisigaye. Asifiwe sana, Atukuze. igikurikiraho bose barabanye amasengesho. Murabizi ko Yesu ngo yamaraga gusezera abigishwa akaza ku musozi wa Elayono akarara asenga, bwaca agahura n'abigishwa afite imbaraga bakaza kumutega amatwi. Mose yahoraga mu butayu asenga Imana. Ikindi bose bavuze mu cimbo c'Imana. Imana yabwiye Mose ngo nzagutiza amagambo ku buryo utazavuga nk'umuntu, uzavuga nk'Imana. Yesu yaravuze ngo jewe na data ngo turumwe, ngo nta muntu ushobora kuja kwa data ntamujanye, ngo nimba mutanze timuzi na data, ngo kandi nimba mwamenye na data muramuzi. Haza abagabo babiri b'abanyamasengesho baramuyoberwa, haza Toma na Filipo. Ariko abagabo uko abantu bajya baberwa ivy'Imana kandi babibamo. Toma aravuga ngo se ngo inzira twayimenya gute? Unda mucumi inkokora ati ceceka inzira twayishakisha ahubwo so ninde. Tubwire so na inzira wenda Toma ayoberwa inzira. Filipo ashidikanya kuri se, arabahindukira ababwira ngo Filipo we si wo kuri abayumbe bo no muhana, ngo yari chef w'abayumbe. Ni gute uri umukuru w'abanyamasengesho utazi data? Mu yandi magambo nanje nduzi bombi bagaragaye bavuze nk'Imana. Asifiwe sana. Kurikira bitatu bombi bari bafite abigishwa 70. Mose yari afite 70, Yesu yari afite 70. Barabatumye. Igikurikira bose bashize iminsi y'urwibutso. Mose yabwiye Abisirayeli ngo nimugera mu Egiputa ngo mujye mukoresha Pasaka. Pasaka no gucaho no kunyuraho, ngo ariko nimugera mu Egiputa timuzaceho muzayicane. Ubu tuyiriye tugenda, ariko mwe muzayirya mutuje. Nimutuze mwakira ijambo ry'Imana. Hari igihe abantu bagira impagarara mu mitima kibumva ijambo neza, ariko bamaza gutuza bakaryumva. Inkuba n'imihindagano no guhinda kw'inkuba byarakubise, Imana ntiyaje, ariko mwijwi rituje Eliya yabonye Imana n'Abisirayeli barayibona. Rimwe na rimwe tuze twiyufura tuve ku bandi, titunejejwe gusa nuko umuziki wabaye mwiza. Hoya tubanze tuwute, twumva tunezerwe n'umuziki turimo uturutse mu ijuru, ni uzatuma uyu nguyu nawe uduhira. Ibi byo kurya niko kurira ku ifete, tawatungwa ni fete n'iminsi mikuru n'iminsi y'amakuru ngo abyibuhe. Umuntu abyibishwa n'ibyo ajya mu wiwe. Nico gituma bavumvye n'ubundi banywa nyinshi zikabica vuba kubera ko bataziguriye. Abatagira Imana bakunda ko turara, ariko twatandukana ntibayigire. Gufashanya kwacu ni kwiza, ariko no kwitarura. Yesu yaritaruraga agasenga, yagaruka kuzura imbaraga zigahura n'izabigishwa. Yohana umubatiza yabaga ku musozi, ngo yamanukaga rimwe na rimwe ngo yimenyereza abantu azakiza azabwiriza. Tiyaryaga ibyo kurya, yaryaga ngo ubuki bw'ubuhura. Tiyagiraga imyenda nkiye ngo n'uruhu rw'ingamiya, nta mukandara nk'uyu yagiraga, niwo yakenyezaga. Yaryaga amahanzi, ngo ariko igihe cyagera akamanuka mu kibaya
ngo yitegereze azabatiza. Nico gihe yahuye na Yesu ari mu kibaya cya Yorodani. Amen. Agera mu kibaya kuzura imbaraga, abantu bagatangara. Yabaye umubatiza kubera ko yabatije Yesu. Yapfuye urupfu Yesu ntiyigeze amukiza. Yaguye mu maboko ya Herode, yashinjwe n'umugore witwa Herodiya cyangwa Herodiyade, amuziza ngo murumuna we yari yamucuye murumuna wa Herode. Nako Herode yaracuye umugore wa murumuna witwa Filipo. Yohana umubatiza aramubuza ngo gucura ni kubi. Wa mugore arababara, aja mu gihome. Abantu babwira Yohana bati ariko yakabaye ko ari we wo gucunguye akemera kuko ufaruye rupfu. Nibwo bamushutse nawe arayoberwa. Batuma abantu babiri, arabatuma ngo bagende bamubaze nimba ari Yesu. Yesu ntiyabasubije, arababwira ngo nimurindire. Aza abarwayi, ibimuga ngo bisimbagurika nk'imparage, ibipfamatwi birumva, impumyi zirahumuka. Yesu arababwira ngo gihe cyane muci gicaye munsi ngo nimugende mubwire Yohana kuko impumyi zahumutse. Ngo bashike baramubwira bati impumyi zahumutse, ibimuga byasimbaguritse, ibipfamatwi zumvishe. Ngo aribuka ngo yo erego Isirayeli yaramuhanuye, yari yaravuze ngo sinzumvikanisha ijwi ryanje mu miharuro, yo ngo urumuri rucumba sinzaruzimya, ngo n'urubingo rusadutse sinzaruvuna. Muzi icyo bishatse kuvuga? Nuko Yohana mubatiza atazivanga n'ibibazo bya politike biri hagati y'abayuda n'abaroma bari babakolonije. Yesu yari afite imbaraga zo kubakura muri ubwo buretwa. Ni naco kibazo abayuda bagize, bari bategereje umucunguzi uzabakura mu buretwa bw'abaroma. Isiraheli akayigira igihugu cy'igihangange, Yerusalemu ikaba kapitali mpuzamahanga, ngo aza aciriritse kuruta uko bari bamuzi. Nabera wa munsi yapfuye, yabwiye Petero ngo Petero ceceka, mfite lejoni 12. Iyo shaka gusa zapanuwaga nta muntu wamfataga, kandi lejoni imwe yarafite 10, yarafite ngira ngo 10, lejoni yari 6,000. Fata 6,000 kube na 12, n'abasirikari b'abamarayika 72,000 bari gupanuwa gusa, baroma ntibamufataga. Ariko yaravuze ngo mon pouvoir n'est pas séculier, mon pouvoir est purement spirituel. Ubutegetsi bwanje si ubw'isi, oya ni ubutegetsi bw'umwuka. Nico gituma abanyamwuka aribo banyumva, abisi ntibamenye. Mose bibukaga Pasaka yakuye mu Egiputa. Yesu agiye gupfa, yaravuze ngo muze mubigenza gutya kugira ngo munyibuke. Kandi ikintu basangiye ni umugati usanzwe, ariko uwo munsi wahindutse ifunguro ryera. Divayi bari basanzwe basiya. Reka nkubwire, ntituzahinduka ari uko twabaye abandi, tuzahinduka tukimeze gutya. Ntituzahinduka kubera ko twibutse mu mudugudu n'akagari no mu isibo. Ntituzabanza gukomera hanze ngo abantu babimenye dukunda twira imbaraga. Tuzazigira tumeze uku nguko. Uko umuntu apfa ameze gutya ni nako akira ameze gutya. Uwo mutsima wari usanzwe wawusangira ariko uhinduka ifunguro ryera. Mujye mubigenza gutya kugira ngo munyibuke. Nawe yashize munsi y'urwibutso. Icanyuma bari bahuriyeho, bombi baragaragaye bamaze gupfa. Mose yagaragaye ku musozi, Yesu yereka abigishwa be ngo iminsi 40. Ico yabigisha gura kizi pasteur utekere ngo hari ibintu bibiri yababwiraga, ngo yabamenyerezaga umubiri we wazutse, ngo nababwira n'ivy'ubwami bw'Imana. Iminsi 40 abona kuja mu ijuru, hagaze ku gasozi ka Layoni, ngo imbaraga zisumba rukuruzi yo hasi nizo zamuzamukanye. Il a été attiré par une force supérieure à toute attraction terrestre. Yazamuwe n'imbaraga zirutarukuruzi yo hasi arinjira. Habigishwa bamanuka bakomeye kandi bamubuze kubera ko bari bafite isezerano. Kubwire wowe uraha ngaha, taca Imana yakoze iwawe ngo iguhime. Ni umwanya w'Imana wari ubaye mu kiganza cy'Imana. Tiratekereza ko umuntu yapfushije.
kuko yarizi wa munsi wawe azatabaruka, yamukoreye fete, wowe mukorere ikiriyo. Yamwakiriye nk'intwari isinze urugamba, wowe urira nk'umuntu wambuwe, kubera ko turabanyamubiri. Nico gituma habe niyo turwaye indwara tugakira, ntabwo bavuga ngo nukuri we ngo reka kire ngo abanza ashima Imana, ngo yango yingwa yakize we ngo abanza azamure bari abana biwe. Kubera ko dutekereza mu mubiri nyine, dutekereza ko umuntu yakize kugira ngo azamure iby'umubiri, ariko Imana hari igimusigariza kugira ngo azamure iby'umwuka n'iby'umubiri byinjiriremo. Ariko twebwe kubera ko dukunda umubiri, akenshi dukunda kuvuga ngo n'iki Imana yabikoreye. Kwakirizo biragoye, twambaye umubiri dutekereza nk'abanyamubiri. Nubwo mbivuze gutyo biraremereye, birasaba imbaraga mvajuru kugira ngo zumvikanishe ibyo mvuze. Simbivuge nkanje, Imana ibyumvikanishe, mbivuge nkanje, Imana ibyumvikanije nkayo. Soza, Imana itumenyera ishaka ko tuyimenya ku bintu byinshi. Icyambere ndatinze, Imana ishaka ko tuyimenya. Pawulo yandikiye Abaroma 12 no kuri 2 ngo ntimukishushanye n'abiki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganywe rwose. Ni ikintu cyambere Imana ishaka ko tuyimenya. Calvary mumenye Imana kandi murayizi, nico Imana ibashakaho. Pawulo yandikira Efeso 1:15 ngo nico gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu, ngo mugakunda abera bose, ngo mbashimira Imana urudaca, ngo nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese n'icubahiro, ngo ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume mumenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Ngicyo kintu cyambere. Icya kabiri, Imana ishaka ko tuyikunda. Ishaka ko tuyikunda. Mugende musome ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka 10:25. Baje kumugerageza ngo se nayahe mategeko aruta yandi. Harababwira ngo mukundishe Imana yanyu, imitima yanyu yose, ubwenge bwanyu bwose, imbaraga zanyu zose, n'ubugingo bwanyu bwose. Wasigara nanje mu nkundi. Icya gatatu, iyo mumaze kuyikunda murayizera. Mose amaze kwizera yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Icya gatatu, turayiramye. Umurinzi yaribye ngo tukuramye mwami wahozeho kera kandi uriho kandi uzahoraho. Icya gatanu, tuzirikana imirimo yakoze. Pawulo yandikira Abaheburayo ngo muzirikane, mwibuke ababayoboraga kera, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo Yesu Kristo uko yarari none n'ubu niko azahora iteka ryose. Igikurikira cya gatandatu, tuhora twibuka Salomo niko yanditse ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ubwo uzavuga ngo sinejejwe nabyo. Icya karindwi, turayikurikira ngo umuntu nashaka kunkurikira ngo abanze yiyange, yikorera umusaraba wankurikire. Icya nyuma soza, iyo tumaze kumenya ibyo byose n'ibyo nahisemo, nawe wahitamo ibindi kandi sifite umwanya wo kubisobanura kuko amasaha yashize. Urayikorera. Iyo tumaze kumenya ibyo byose nta kindi tuca hasi tugakora. Twanemewe imirimo myiza. Hari umunyabwenge witwa Bill Johnson yaravuze ngo tugomba gukora, ngo ibyo twahamariwe gukora, ngo ibyo twaremewe gukora, kugira ngo tubitunganye tukiriho, ngo duhagurutse isi ngo mu mbaraga z'ibitangaza. Umugabo witwa Yong Chu yaravuze ngo nukuri imibanire y'umuntu ngo n'Imana ngo ishingiye ngo kugihango bagiranye. Twaremewe imirimo myiza yo gukorera Imana, ariko Pawulo yandikiye Efeso ngo turabe Imana yaremye, ngo turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Bakristo ba Calvary soza, Imana y'amahoro ibere ku bushake bwayo kuri ku buzima bwanyu, nta bundi muyimenye. Igikurikira muyikunde, igikurikira muyizere, muyiramye, munayisingiza, muyibuke, muyizirikane, muyikorere. Imana ibahe umugisha.